Inza kazaza n'umupuri w'umunyamurenge. Agatinza kazaza n'imipuri y'abagore. By the way, nyimara kumva ayo magambo watangaje nahise ntekereza se umugabo wawe we arabibona ati birababaje kubona rwose umugore yifata video yikinisha inzara yitobanga Superiani zarabo zimuzi mihini iri hano hanze ku buryo we wafata umwanya ugafata intoki zawe n'inzara mwamwe tuba twabaditse ukajya kwitobanga bigeze muri kare yakageni cyakora mama aha nabonye cyakora otatanka zo uragerageza uragerageza ariko usaba kirigishwe na benshi bagakirigitwa n'intoki bagakirigitwa n'imihini kokombure amacupa za nyiramugengeri zose ubundi ubwo bunyunyusi baburimo ukuri kuriho biteye agahinda birababaje pe birababaje ibi bintu kubivuga mba numva mfite agahinda gakomeye cyane ku mutima kari kuncengura kubona ngiye kuvuga ku mupuri w'umugore wifashe kamera ariko kuba wafashe umwanya ukagifata ukagishyira muri kamera ukagitungamo kikamera gutya niyo mpamvu nanjye mba ngomba kuza gukebura abasigaye ntago bikwiriye rimwe ntago bikwiriye kabiri turaryamaganye twamaganye imipuri y'abagore muri kamera ntago biryoshye pe nubwo byiyubashye abuzi nabo twazinda mukwereka imumenye uvuga izina rye barangiza ukamuvugaho ibintu bitatu tubikore naripe niyo umuntu ninde element noir niyo nguye kandi umtipe yitwa Bruce Melody rero Bruce Melody nawe ninjya kumuvugaho we ararenze buriya Bruce se and then in this aba uyu nguyu cyangwa abangaba Vestine na Dorcas Vestine na Dorcas nukuvuga ngo Vestine uyu yitwa Israel Mbonyi umuntu witwa Gitafu urumva Gitafu rero we Gitafu kari kumba numva bizime kumba numva yishimbiye nk'agashinga yagira batagashinga ndakora imibonano mpuzabitsina urwara ibijimba ahantu hagira ngo mwibere no mu nda cyane mwihangane mamugo ariko rero imibonano mpuzabitsina ngira bikenewe urango nubwo ari icyaha ariko ngo imibonano irakenewe ndasha bibi cyaha iyo wabikoze bitemewe waya ni byari se biba byemewe ndiye warongoye kuvugira kuri uyu mwana w'umusore wenyine reka abantu be kuvugira kuri wa mukobwa w'amacupa reka twe kuvugira no ku bandi bamwe na bamwe bavuzwe bagaragaye abataragaye bashobora kuba baruta bariya hoya ababitse nyine ibintu ariko reka tubaze niki gituma dufata ariya mafoto ku mpamvu zitandukanye noneho igitangaje umuntu agafata ifoto yose niba uri umuntu akubwira ati reka ndebe intoki wagira utya ukazifotora izi ntoki niba urasigana option ivuga ngo intoki wazihakana ati niwe wisiga verine ngo reka iyo umuhondo si igiheruka bati dore isaha ntabwo uruganda rwakoze imwe ngo iyi tatuwaje ni iyawe ntireka iyi ngiyi rwose iyi tatuwaje iriho uwayinkoreye yayikorera n'undi ndizwa n'iki bizwa nuko bagapepe ngo bagashyize hanze inyarugenge hahiye shaya maji wahiye dore ko bavuga none dore hari ibindi bintu bihari n'ibyari bihari byese bihagarara inyarugenge hagize harya agasongero kagira gacya karatutumba kagira ariko ndabiyamye ndabihanije none se jewe sindi umusatsi waka nje ntago sinjya nizera ko utarogesha iki se ibi bintu ni wewe ubashije kubikora guhagarika ibintu byose ugapfundikira mbifundikira gute rega genda umushu umva rero abantu muri gutinda kuri iriya video nta ruhare nayigizemo ni yanjye pe ariko nta ruhare nayigizemo ni kwa kundi nyine inda dukorera honorayi uri kumva nakoreye honorayi wakoreye honorayi rero urumva urayo n'abakiriya batandukanye abakiriya abibibwa abazima
ni imbesire n'ibiki ariko nta ribi ukazima ibyishimo biba byabonetse. Singira ngo niwe watanze uburenganzira bwo gusorera video ra. No, ese bite byawe? Ese ubundi mbabazi. Niko uwo turi kumwe kuri koro arihera umva rero kundi ibintu bimeze dushire kiriya kuri video nta gikuba cyacitse mereza ku gasonga bugari kaba noneho numvise bavuze ngo birirwa bicaza abantu ku gasonga bugari paka n'ubu muzakicaraho kugeza mupfuye cyangwa Yesu agarutse ahubwo murahari abashumupo nyonye muzi noneho rero tusobanure kuri no video nta n'ubusobanuro ariko abantu bakomeza ngo ni edit se ahubwo muretse gato video yanjye yo ndi mu buriri n'undi muntu ntayo muteze kubona kandi bavuze ngo barazifite bazikura he niriya ya onorayini uri kumva ikibazo sinjye ahubwo jewe ndi umu victim uri kumva ikibazo ninde ikibazo ni umukiriya twari turi kuvugana ayishyira hanze ngo yamaze guca uzi igihugu kirwana n'ikindi bibira hano umva gatoya wowe Okim hari aho abantu baba batazi irirashe n'irirenga barebera izuba mu myenge y'inzu iriya video mwabonye yuko nari ndi kuri call video call ntimuzi umuntu twari turi kuvuga ahubwo ba nyiri kwishyira hanze bizere yuko n'uwo turi kuvugana ariho mumuzane kugira ngo impaka zicike ubu noneho nagenda nabaruhuka kuko byibura mumubonye nawe kuri video nawe ari kwicanga akaguru yakamanitse nahita muvugana ahubwo Jihad arakora ikindi muzirikana yuko hari indwara y'ubushita my friend ni ugukorera online da wakoreye online ni online Jihad mpamvu ya mbere iruta izindi ituma abantu bajya kubana n'uguhuza ibitsina niyo mpamvu ya mbere ni ukudutereta umubaza ngo urampa ntumpa uzajya urara ijoro ryose ku manywa nujya ku kazi ngo uhaye amasaha make yo gukora saa yine uzajya uza udamuka ku kazi uze umpe saa 8 uzumpe saa 12 uzumpe akazi kawe ni ukumpa gusa nta kindi mwabyumvishije kandi mujya inama yasashimwe cyane nakubwira ati mpaho nubwo byaba ku manywa muhe nakubwira ati mpaho nubwo haba hari abashyitsi ntabwo mujyana nabo abashyitsi arongoye wowe genda umuhe byaba ku manywa byaba nijoro muhe utekereza iki rero ku mugore we mu mugabo n'umusazi bikamuviramo gusenya twebwe idini ritubwira yuko iyo wimye umugabo abamarayika bose baba bari kukuvuma turashize kubakize ntabwo urwaye sibyo nta period urimo nta bubabare bundi ufite uri muri condition nziza utabishaka gute utabishaka ese niba wamaze ubwoba basha kuki utabishaka amwe utanga impamvu yo kutabishaka umuntu batameze neza gute kutamera neza gute vuga bakuvuza ibu mwadufashije mukadufatira uyu Odeta ko bitabananira iki nicyo wumva ufite kunkangisha mind n'igiki ukodesha Mbori irakiza wowe witwa Mbori irakiza uri Mboro irakiza ndabivuze ikibyinda kimeneka iyo utagira ko karizo kawe uhora ubunza mu bagore ntubugenda muri iyo modoka iyo nzu mukodesha n'umugore wawe ntuyihenamo ntuyisuramo uri wakagorewe umunsi naguhagurukiye nzaguha amabere ya nyoko nakakagore kitwa nimba rirayirande TV watizi mbizi ko kareke hari igihe nzakazira karakananiwe n'urugo rwarakananiye bikazi gutanga kirirwa kicaye aho ngaho kavuga jihadi nshinyira nyabu icyambere banza wihutane mama wawe kwa muganga namera neza ubundi uze tuvugane icya kabiri nawe wihute CHK Faisal n'ibindi bitaro dufite hano mu gihugu ni byinshi ugende babanze bakudode bamara kukudoda uze tuvugane kuko ntekereza yuko Pampex wambaye yuzuye hanyuma utangira kugiyara ku bandi bantu rero reka nkwibutse yuko hano ho ntabwo ndi buze guceceka it has been long time
nkamufasha gusa Bosco yimba impamvu tumuvuze buri ntabwo twari kuzakuvuga niwe muntu wenyine tuvuze mu buzima bwacu ariko urwango rwawe ruragaragara nyine mwabaramwe wowe Bosco one more time ugiye cyose ushyira mu mu kanwa kawe hura muri ako kayozo kawe se urumva na rimwe nkuvuze wowe Bosco usutyo usa nabi usa nk'imbwa yiba amavuta we wowe usa nko munsi y'amabya nabwo y'abashumba badaheruka gukaraba madafaka uzongera kubumenyera wowe uzabibona neza abandi bo tuzakomeza tuza gahoro gahoro wowe kandi ushaka ko tubigira fight ushaka ko tubigira intambara nditeguye kurwana nditeguye kuyirwana kango baravuga ngo n'urwango ukarubona ntago nge naje guteta kuri imihanda reka general ntago mba naje gukora ibiganiro ndi guseka nta nubwo mba naje kugira ngo ngibone nerekane inyinya mugiye mureba isura yanjye nibangiza mu itinyi urwango muvuga mubona murubone koko nujya kumvuga utangire kugenda umvuga uri gutitira utitira nibyo ugomba kuza kuba byaba byiza cyane ntago ngewe ntago ndaho ngaho ntago naje gutetera ku mihanda YouTube mae mbakuraga ukunyo ntago bintu muri kwishoboramo ntago muzabishobora nta nubwo urugamba muri gutangiza ntago muzarutsinda kubera ko muri mwebwe mwese ntawe ntinya niyo mwana kwica mwe muri abantu 100 cyangwa se muri abantu 1000 mwese nabomora nkashwanyaguza nkagira gute nkarunda hasi bifuze biramba nabagira urugamba mwishoyemo rwose mumanika amaboko intwaro zanyu muzimpereze nzibike ndabareka mugende amahoro ariko nimwongera gutera intambwe imwe yonyine musatira gate ya empire uretse ko mutarabitinyuka nyiri cyo mushoboye no kuza kubwejagurira hanze nibyo muri buze kuba mwashobora ariko uwongera ngo ndi gutanga warning kuri ibyo bitinganye byose kwibyo bitinganye byose byaba ari ibigabo byigize ibigore n'ibigore byigize ibigabo warangiza ukaza ngo ngiye ngo ndinda ya online ko ntagura indaya za online ko ntari umutinganye ngo ndaza gusesera ngo mwaka gatafari kawe kaboze kanuka urumva ko nge nawe turi buze kuba twavugana ibikimana jihad nta kintu cyo kuvugana nawe ntanakubwiye muri imodoka yawe ntabwo yagonga iyanjye sibyo niyo bana duwaterewe tukajya mu mitsi rwose mu masegonda tugeze kuri 15 we jihad namaze kunweza ntago wanshobora ntago byakunda amakosa cyane muzikize muri uyu mugoroba niwe muntu wa mbere umuriye amakosa cyane yo kumbaza umuntu w'ikigori cy'inkari izina ry'Imana uziko uwo muntu akaba yanafata umwana yibyariye akamuswera uwo muntu aba ari ikinyamaswa maka ituze umuswera nyine ukajya kumukorera indirimbo sha maze ukambwira ngo Jesu wa mipango nzaza ngo ninjya gukora ikiganiro ndi kuvuga kuri Sergeant Robert ngo nanjye ndegeze ngo nce ku ruhande ngo ngire oyasha nakwambiaga ukweli nakupa gashino ka nyoko natambuka nagende ibitipe bingahe uyu gasuku na Jihad na Bosco Empire na Claude n'uyu Ezekiel ibi bitipe mbabona ibisaza babona ari byo bizatuma badufatira imyanzuro rero igishego baragiciye ariko ndabona abantu rwose igishego baracyakiriho sinzi niba hari abemerewe kuba bakomeza kugikora ari n'abatakyemerewe aba batipe bazatuma dufatira umwanzuro to kuri YouTube buriya baratureba hano aha abayobozi baba batureba ibintu byose twikoresha ducishamo ijisho sha ariko reka mbabazanga ntinatangira ikiganiro Bosco ndavuga niyo Bosco yarebye ryari njye natungwe sinjye kubeshya aho nabonye bari kumubaza Tayikoni ari kumubaza undi abahanzi bose bazi we mweretse agasanga aramuzi umuntu wese mweretse numiwe yarebye ryari Bosco cyangwa yarebye muri zisaga zo kwerekana imipura ahangaha zatumye areba hari akantu nabonye kameze nka comedy hari umutipe ujya winjiza umukobwa winjiza umutipe yigize impumyi kuko akisiga ahantu hose umukobwa azi nk'umuhungu n'impumyi kumbe arareba niyo Bosco yarebye ryari guys munsobanurire Gera nzi ko atareba pe nzi ko atareba kuba wabonaga bamufata mu maboko bamujyana kuri ntuza
kuri stage ibintu byose nyine ukabona ntago ashoboye kwijyana, none baramwereka abahanzi akabamenya, wasanga ari saga z'amavideo tumaze iminsi tubona zatumye areba hahiye rero, hahiye imihanda ikomeje kunyerera, ariko noneho mu Banyamurenge biteye n'ubwoba pe. Murabizi tumaze iminsi turi kureba video z'imipuri y'Abanyamurenge, n'ubu ngubu noneho hadutse abatinganyi babiri b'Abanyamurenge kazi baba muri Amerika. Abamureba ni abadamu bafite abagabo baherutse, hariho n'uherutse gukora ubukwe ejo bundi nta n'ukwezi kurashira. Urumva abagabo babo rero harimo umugabo witwa Gentil n'undi bita Trésor. Aba ni abagabo ni abatipe b'Abanyamurenge bashakanye n'aba bakobwa babiri, ari we Nella na Bella. Nella na Bella ni inshuti magara muri Amerika, ni abantu bakunda kugendana ibintu byose baba bari kumwe mbese. Urumva noneho n'abo bagabo babo rero babaga muri Afurika, abakobwa nyine baba muri Amerika bagira gute, barabashaka nyine, bakunda abatipe babishakira nk'amaviza. Ese wamugana reka tuvugisha ukuri, umudiaspora w'umukobwa yakubwira ngo ndagukunda ukabyanga? Abatipe b'Abanyafurika benshi barakennye, abahungu benshi bambese ntabwo ari abahungu gusa, ni abantu bose muri rusange. Iyo ugize amahirwe yo kujya muri Amerika cyangwa muri Canada cyangwa se warenze imbibi wagiye mu bihugu by'abazungu ko tujye tugira ngo turabonera amaramuko, usanga akenshi nyine byanga byakunda ushobora kujya utabanje no kwita ku mico y'umuntu. Urumva aba bakobwa Bella na Nella ni abantu ngo bafata ikiyobyabwenge ku rwego rw'isi. Buriya ubitegerejwe n'abakobwa beza bitonze b'Abanyamurengekazi beza pe bari naco, nta byo kuvuga n'iki ntabwo babibonaho, ariko ngo ni ba bantu b'abasinzi, ni ba bantu bakora akavuyo, ni ba bantu nyine bibeta. Noneho igitangaje kuri icyo ni n'abatinganyisha. Kandi uyu nguyu umugore wa ntuza wa Trésor aherutse gushaka, yambariwe nyine uwamubaye hafi wakundi nyine protocole n'iki byose bari hajya bitaba marene. Uyu nguyu ni Bella ni Bella rumuriho, ni Nella ni wari iruhande rw'umugeni. Ubwo nuko ngo Trésor yaribetaga, Nella na Bella bagasigara guharana amabiso. Babyumvise? Satani yarahagurutse guys. Ntabwo ushobora kumbwira ngo ibi bintu ushobora kubikora ugafata video muri ako babiri muri kwangana amabere mwakuyemo mwambaye ubushabazi n'iki byose mudafite Satani. Satani yahaguruka ikintu bita Abanyamurenge, noneho babandi b'imbere mu ikanisa, babandi bigize abantu ngo nyine babarokore, harimo n'abaririmbyi, harimo abaramyi. Satani yarahagurutse mwongera amasengesho ko mwavangiwe. Aba badamu rero b'abajene mariye, ibintu bakoze biteye ubwoba, biteye n'iseseme. Bifashe video bakoze agakungu n'abandi nyine, umva ko n'abandi batinganye bandi bagenzi babo bakora akavuye basa n'abari gukora amarushanwa. Urumva bakora amavideo bari konkana, bari kugira gute, biteye iseseme, biteye ishoze, byose barabikora. Noneho arangije muri byo kwikinisha abwira umugabo we ngo ndumva ngukumbuye, agiye ukamwohereza akoherereza undi. Nuko nguko byageze hanze. Urumva yagezeho nyine yikinisha wenyine, ari utari kumwe n'umukobwa, agiye kohereza umugabo we, aribeshya kohereza undi muntu ahita agata hanze. Nibwo byahise bigira gute bimenyekana. Abantu nabonye bari kuvuga ngo yango bura ngo ntago barari gutinga, ntango bari ko umuntu abaryamye hejuru y'undi ngo gutyo ngo kwakunda kuvuga ngo ba besto nawe asoni. Umuntu n'umukobwa nawe uri umukobwa, abagabo banyu bari kuri nyine bari kumwe arasezeranye, nangiza ngo umuntu ngaraje mwese mwambaye ubusa muravuga ngo ubwo ni best. Sha reka babwize ukuri, mwabantu musengera ikintu bita amadini y'abarokore yajwemo, musengera abantu bita Abanyamurenge barahagurukiwe. Trésor mumbare mumbwe Trésor n'uyu Gentil ikimwaro bafite kuri abagore babo. Tayara amavideo yabo bayabonye, abagore babo amavideo y'abagore babo bari kwikinisha bayabonye, bari konkana mu bitsi, bari konkana amabere, byose babibonye bumiwe.
ikindi ni uko uyu nguyu ariya mavideo mwabonaga uyu mukobwa umuvuga ngo ni umugore wa mugabo waririmbanye na Mbonye, ntabwo uriya mugore ari we, n'undi muntu bafashe baramwitirira uriya mugore wandatabaye. Ntabwo iriya video twabonye uriya mukobwa ntabwo ari umugore wandatabaye, ni indi ndaya iba ku Gisozi bajya gusa, kuko ntabwo wambwira ngo umuntu wo muri Amerika yabuze ahantu abika imyenda, abika mu kintu kimeze nk'ikimoteri cy'igishashe, abura ahantu akandagira ku kantu k'akabaho, nta n'igitandagira. Ubwo urumva umuntu yaba ari umu diaspora. Muze kwitegereza amaso, mwitegereze n'amenyo, ntabwo uriya mukobwa ari we, ahubwo ni Godfather ujya uhagarabika abantu. Godfather ari ukuntu, kandi nyamara nababwiye, ndabwira nimutitondera umuntu bita Godfather, iyo mutamwitondera uyu mutipe nimutamwitondera muzaba mumbwira. Iyo mugiranye akabazo gato kajyanye n'amafaranga, kubera ko nta kandi kaza akora ni ugusabiriza amafaranga mu banyamurenge, mu bagugwe, mu baki, mu bantu bose baba bapfa kuvukira ururimi rw'ikinyarwanda, niyo waba uri umusitari waba utari umusitari, ushaka hita utayishaka, nyine apfa kuba yakwitumye ashaka amafaranga. Iyo yamwimye gushyira hanze akashakisha ikintu cyose gishobora kugira gute gishobora kugusebya, nuko yasebeje umugore wandatabaye, nawe wa mbere wabanje kubivugira hanze. Ntabwo tuzi ukuntu yabigenje kugira ngo abone ifoto neza na video bijya gusa neza n'umugore wandatabaye, ariko ubundi si we. uyu muririmbyi w'indirimbo za gospel, ibintu akoreye abareba kuri telefone ni agahomamunwa. Jesus. Ariko abari n'abasirimu Godfather ntabwo muzazana umwanda nk'uyu nguyu ngo tureke kuwamagana. Uyu ni umuririmbyi w'igitangaza, uyu mukobwa yaciye ibintu, ariko gukora ibintu nk'ibi ngibi Yesu Kristo. Noneho reka bana yanjye bro, ko banakomeye aba bakobwa ko banakomeye, umuntu arafata zanzara babadikaho zisanzwe zimeze nk'amahwa, we yahacafuje koko, arahanyaye hose harangiritse. Uyu musenge naho ubundi byakaze byakomeye pe. Ikindi rero ni kuri uyu nguyu ntuza Pazomani, uyu mutipe ni umwe wigeze kubana na Yago, urumva ari we Dabije yakoreshaga mu buryo kugira ngo babone ukuntu bahimukira Yago. Uyu muhungu ntagazi kubana neza n'abantu, umuntu babanye wari we wese batandukana nabi, bashwanye. Murabyibuka igihe Yago yavugaga ngo abantu bamugenzeho ngo ku buryo bashakaga no kumutwara n'umwenda w'imbere, ngo bashaka no kumutwara umusatsi kugira ngo bamuroge. Dore nuriya Pazo yaragiye amwizirikaho, barabana ngo bagira ngo ni umuvandimwe, barabana, kumbe bamutumyeho. Aragenda afata amavideo n'amafoto bya Yago ari gutumura ikibaba, ari kunywa urumogi, arangije abishyira hanze. Ibintu bitangira guhihwiza ngo Yago ngo ari kunywa urumogi, ngo nyine Yago abona ko ari ibintu bigiye kumukoraho, kuko byahise bigira gute, byahise bimugeraho, arabibona ukuntu bamushyize hanze, aravuga ati nta wundi ni Pazo. Nibwo Yago yahise agira gute, yahise ahunga ajya Uganda kubera Pazo. Pazo ntabwo ari umwana mwiza pe, nashaka ahariho hose nashaka bimenye. Nta kuntu wazajya avuga ngo agiye ngo gufasha ngo abahanzi, agiye gufasha abastari, narangiza uyihome ku muntu ugenda ubana nawe mu nzu, wowe wabuze amafaranga yo kwikodeshereza y'inzu. Kuki mutemera ubuzima mubayemo mugashaka kwisumbukuruza? Niba ubuze amafaranga wabona n'ibihumbi 10, nase niba baguhereza 10%, niba baguhe 10%, wahabura n'inzu byibuze ibihumbi 20 cyangwa ibihumbi 15, mwashaka mukifatanya muri abatipe 3 cyangwa 2. Ariko kujya kwiyagika ku bantu, ngo ntuza ngo yamwirukanye nabi, ngo yamwirukanye nabi, yampanda yamwirukanye nabi, ariko kumwirukana gute? Ariko umusezerera gute ko yaramubayeho supaguru yanze kumuvaho? Uko yanze kuva kuri Yampano niko yari yaranze kuva no kuri Yago. Ibaza umuntu murabana mu nzu, isi nici ya danje, murabana mu nzu, buri kimwe cyose arakiza, amabanga yawe yose arazi. Ubwo Yago yajya kunyura umugi, undi agafata amavideo n'amafoto mu gihe batabizi, Pazo akabishyira mu bantu. Dabije akamuha amafaranga. Abangabo niyo bita basinici, nguyu buriya yakugambanira, bambe ni umugambanyi, ubundi buriya ubwo n'umugambanyi. Niba ushobora kubana n'umuntu ukamugambana, uri umugambanyi nyine.
yahemukiye Yago. Nabonye nuriya mutipe bita ngo nari Pirato, ngo niba ari Pirato niba ari Pirate, nawe ngo Pazo ngo yaramuhemukiye. Gusa ngo uyu mutipe nawe umushintuza uyu nguyu ya mpano ngo nawe ntago ari umwana mwiza. Ya mpano iyo amaze kubona ko hari akantu nyine abonye, abona ko atakigukeneye nyine ho ubufasha, akwihinduraho. Yabona bwa bufasha nyine akeneye ubundi ahongera akakwiyegereza, ngo nuko nguko ya mpano ameze. Ariko Pazo nawe abavuga ati byanga byakunda uyu muntu dushobora kuzatandukana nabi, reka ntegura ibimenyetso. Agatangira akabika ibimenyetso byo kuzagusenya umunsi mwarangizanyije. None Pazo nguwo dore bigiye kumukoraho. Ariko nanone ngewe reka mbabwire ndi gutekereza ko uyu nguyu ya mpano video yayishyize hanze we na Pazo babyumvikanyeho, kuko ya mpano ashobora kuvuga ngo ngiye kumusabira imbabazi. Gusabira Pazo imbabazi video ni yanjye yayishyize hanze, narasebye ninjye wasebye, ntabwo ubwambure bwe bwagaragaye cyane. Ntuza uyu ya mpano yarameze nk'umuntu nyine uri kumukingira ikibaba nk'utashaka kugaragara, ari uri kugaragara. Ya mpano niwe agaragaraga cyane ubwambure bwiwe. Umukobwa ntabwo mwamubonye pe, ntimubeshye, ntabwo mwamubonye ubwambure usibye amabere yenda mwabonye. Bikavuga yuko bishobora kuba rero ya mpano ashobora kuba yarabipanze na Pazo kugira ngo noneho indirimbo yabo itwike, noneho Pazo niba namufunga uyu nguyu ya mpano azagenda amusabira imbabazi kubera ko guseba n'ukwe. Urumva avuga ati ngewe rwose namubabariye, nuko ariko batwize nyine babonye amafaranga, indirimbo yabo yahitinze. Ariko uyu mukobwa nawe kibaza, kandi ikindi gitangaje noneho uriya mvugo ntago ari umugore wa ya mpano, ni indaya ye. Umugore wa ya mpano afite umwana barabyaranye. Nyampano yamaze kubona nyine amaze kugafata ahita amwikuraho, ahita atangira gufata indaya zo muri Kigali hirya no hino igenda araruza indaya zose abonye. None ngo agiye kumugira umugore kandi afite umugore n'umwana. Bari bafitanye ubuzima bubi, none ageze mu buzima bwiza, ahise areka umugore n'umwana, afasha undi ngo nyine ngo niwe bari mu kigero kimwe. Ngo uriya mugore ngo ntago akimukwiye, kandi abagabo benshi barabikora. Umuntu mukaruhana mwagera mu buzima bwiza mumaze kuba bakire, umugabo akagutera umugongo. Nuko benshi mubikora, ariko muzashya. Ngayo nguko rero. Naho ubundi reka mbabwize ukuri, aba banyamurengekazi mu basengere, abanyamurengekazi barimo satani, bari kwikinisha, ni abatinganyi. Biteye isoni imipira yabo yose hanze.